ikaze ku rubuga iyungure. Urabizi rero ku rubuga twungurana byinshi cyane cyane ibifasha ubuzima bwacu kugenda neza cyangwa se ibidufasha kuba kuri iyi si neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku burwayi. Ni uburwayi bukunze gufata kimwe mu bice bigize umubiri ariko kandi igice cy'ingirakamaro. Icyo gice ushobora kwibaza uti ni ikihe? Ni amaso. Murabizi ko kugira ngo dukore ibintu byinshi ni amaso abikora. Kugira ngo urebe aho uri ni amaso. Kugira ngo usinzire ni amaso asinzira. Kugira ngo ukanguke mu gitondo ni amaso. Ariko kandi hari uburwayi butandukanye bujya bufata amaso. Umuntu ashobora kwibaza ati se ubu burwayi buririndwa cyangwa se iyo bwaje uhebera urwaje? Niyo mpamvu uyu munsi ndi kuri UR Polyclinique cyangwa se ivuriro rya kaminuza y'u Rwanda byahoze ari KHI, nkaba ndi kumwe na muganga Dukunde Selimani, akaba ari impuguke mu buvuzi bw'amaso. Tuguhaye ikaze muganga. Murakoze cyane. Ndagira ngo utangire utubwira ubundi amaso afite akahe kamaro. Nari maze kubinyuramo muri make, ndagira ngo banze utubwire ubundi amaso afite akahe kamaro umubiri wacu. Murakoze. Ubundi amaso nkuko bivuze mu kanya ho gato, buri amaso ni rwo rumuri rw'umubiri. Amaso ni adufasha kureba ibyo dukora, ni adufasha gukora imirimo yacu ya buri munsi. Donc amaso adufasha no muri communication, kuba wagira amakuru uhereza mugenzi wawe ushobora gukoresha amaso, umuntu akaba yabona icyo umubwiye. Ikindi amaso ni dushobora kuyafata nk'uburyo bwa esthétique. Ushobora kuba wareba umuntu ukavuga ngo ni mwiza bitewe n'uko amaso yameze. Urumva ko amaso ni urugingo rw'ingirakamaro cyane. Ariko ikintu gikomeye cyane kurutaho ni uko ni rwo rumuri rw'umubiri. Buri muntu udafite amaso ibintu byose abona ntabwo ashobora kubona. Ni ukuvuga ngo isi ihinduka umwijima kuri we. Ndagira ngo utubwire indwara zikunze kwibasira uru rumuri rw'umubiri. Buriya indwara zikunda kwibasira amaso ni nyinshi cyane. Izi nyinshi cyangwa iziza ku isonga? Urakoze. Iziza ku isonga cyane nabyo bigenda biterwa n'uduce abantu bagiye baherereyemo. Nk'hano mu Rwanda iri ku isonga duhura nayo buri munsi ni indwara iterwa n'icyo twita kwivumbagatanya k'umubiri, iyo twita allergie y'amaso. Iyo dukoze imibare yacu tubona abantu bagenda bayirwara ari benshi, kubera ko uko guhindagurika kw'ikirere nako dukeka ko kwaba kubigiramo uruhare, kuba izo ndwara zo guhindagurika k'umubiri cyangwa kwivumbagatanya k'umubiri zaba nyinshi mu maso. Izindi ziri kugenda ziboneka cyane muri iyi minsi ni indwara zivurwa n'amarinete, amadarubindi. Nazo bitewe n'iri koranabuhanga rigenda rizamuka, abantu baza kwivuza ubona bakenera ubufasha, bari bukenera ubufasha bw'amarinete. Hakaba n'izindi rero ziterwa n'izi ndwara zidakira, non-communicable disease cyangwa chronic disease nka za diabete. Buriya diabete yica amaso, na hypertension buriya yica amaso. Urebye hari n'izindi ziterwa kenshi n'imyaka, nk'indwara y'urushaza ujya wumva bayivuga, nayo imibare yayo iyo dusuzuma tubona irimo igenda izamuka. Muri make izo ndwara nizo duhura nazo cyane aha twicaye muri clinique ya Université y'u Rwanda. Ese hari indwara umuntu yikururira z'amaso ashobora kwikururira? Murakoze. Indwara z'amaso umuntu ashobora kwikururira zibaho, cyane nk'iziterwa no kutagira isuku mu maso. Buriya ikintu cy'isuku ni umuco wacu nk'Abanyarwanda. Biriya suku yo kubyuka mu gitondo tukoga mu maso, buriya idufasha kwirinda indwara nyinshi z'amaso. Urumva udakoze isuku, ibyo bibazo by'amaso uhita ubyikururira. Hari n'izindi zishobora guterwa n'akazi dukora. Urabona
nk'umuntu akoresha computer cyane buri munsi ashaka kumva amaso ye yagize malaise cyangwa se atameze neza bitewe n'akazi. Ubwo ntitwavuga ngo abayazikuruye cyane ariko zakuruwe n'umwuga akora. Hari izindi nazo ziterwa n'indyo ituzuye nk'izi zitwa kubura vitamine A mu mubiri. Buriya hari abantu bafite ibyo kurya byuzuye ariko batazi uburyo babitegura ngo izo vitamine bazivangemo, ugasanga nabo iyo mirire nubwo yumvaga kwihagije ariko hari ibibura, ugasanga wa muntu yikururiye ibibazo by'amaso. Hari n'abandi bambara amarinete atarabugenewe, akaba yajya ku isoko akabona aho bacuruza amarinete akagura rinete akambara. Uriya muntu ashobora kwikururira nawe ibibazo by'amaso. Muri make indwara umuntu ashobora kwikururira ni nk'izo mu magambo make. Ndagira ngo ku rubuga iyungure twibukiranye ni ibihe biryo bishobora gufasha umubiri wa cyangwa se amaso yacu. Murakoze. Buriya mu biryo by'ingenzi mu bifasha amaso ibi birimo vitamine A, kuko buriya amaso yacu kugira ngo akurure urumuri nuko vitamine A umubiri uba wakoresheje nabyita hari ibintu uba wakoresheje tubyita nk'amanzi ari igihe ururimi rw'ikinyarwanda, ariko ibyo bintu uba yakoresheje bikorwa na vitamine A. Buriya vitamine A ishobora kuboneka mu mboga izi zoroshye kubona, izi mboga rwatsi, dodo zisanzwe, pinari, ushobora kuzibona mu makaroti, ushobora kubona mu mapapayi. Dore n'uvuga ngo vitamine A iboneka mu mboga rwatsi zoroshye kuboneka. Hari n'iboneka mu nyama, cyane cyane inyama y'umwijima, hari iboneka mu magi, cyane uriya muhondo w'igi. Urumva ko vitamine A ntigoye kubona pe, ahubwo ikibazo ni uburyo abantu mu mitegurire y'ibiryo byabo batabyitaho. Birababaje ko babona umuntu ufite ubushobozi yaje hano afite ikibazo cya vitamine A yayibuze. Tujya tubabwira ko rwose mu mirire yabo bagira icyo bahindura kugira ngo umubiri uyibone. Ndagira ngo umbwire ku bijyanye n'iyi miti. Ugasanga abagore kubera ko bashaka kuba beza yaraye mu nzoga cyangwa se reka n'inzoga, amaso ye n'ubusanzwe asanzwe atukura n'ibindi bitandukanye bituma atukura, nyamara akarwana no gushyiramo iriya miti yeza amaso. Ni myinshi mu mafarumasi usanga irimo, hari za vizine, imiti yose utandikiwe na muganga. Hari ingaruka ishobora gutera? Murakoze. Nkuko mukanya nari ndimo mvuga ibyo indwara z'amaso umuntu ashobora kwikururira no gukoresha imiti muganga atakwandikiye, nabyo bishobora kugukurura indwara z'amaso. Ruvuga ngo ushobora gusanga ushaka ko amaso yawe aba meza ariko ugasanga uri muri yangiza. Urugero ni nk'imiti nka za vizini zuvuga, umuntu ashobora kuyikoresha ijisho rigacya ariko ikamutera uburwayi twita glaucoma, akazashiduka agize ikibazo cyo kutabona. Ni ukuvuga ngo hari n'indi miti twandikira abarwayi ukamubwira tuyikoresha ibyumweru 2 cyangwa 3 akakoroherwa, yazaba ari mu rugo cya kibazo cyagaruka akongera akajya kuwigurira. Iriya miti itera glaucoma. Glaucoma ni igihe amazi yo mu jisho yabaye menshi, noneho ayo mazi yamara kuba menshi agahita yangiza umutsi ujyana amashusho ku bwonko, ugasanga ijisho ryabaye ryiza nibyo ariko noneho wangije aho amashusho anyura ajya ku bwonko. Icyo gihe ni ikibazo uba wikururiye. Rwose birabujijwe, bisubiremo, kuba umuntu yajya muri farumasi akigurira umuti muganga atamwandikiye. Hari abantu bajya baza hano bafite ibibazo cyo kutabona cyatewe n'imiti bagiye bigurira muri farumasi. Twembere uko tuguha umuti tubanza kugusuzuma tukamenya uwo ari wo. Nimba ufite ikibazo runaka tumenya ngo umuti n'uyu, ariko muri farumasi ntago baba bagusuzumye, we azi umuti ukaruma gusa. Ukarumuri yo guhaye hari igihe uguteza ibibazo. Ku muntu wambaye amadarubindi cyangwa se amarinete adafite uburwayi bujyanye n'izo rinete mwahaye umuntu, cyangwa se ugasanga niba ngewe ndwaye amaso banyandikiye amadarubindi kwa muganga, mugenzi wanjye twicaranye arahora ayafashe ayipima ayifotozanya n'ibindi bitandukanye, muganga
bishobora kugira ingaruka. Murakoze kuri icyo kibazo. Nibyo pe, ni ukuvuga ngo kwambara amarinete muganga atakwandikiye ashobora guteza ikibazo, kuko buriya amarinete ukuntu akoze agiye afitemo ibipimo mo imbere, kandi ibyo bipimo ni gake cyane abantu bashobora kubihuza. Bivuga ngo iyo wambaye ibipimo bitari ibyawe binaniza ubwonko, byamara kunaniza ubwonko ukaba uri murica amaso yawe. Byaba byiza mbere yo kwambara amarinete ubanje kujya kwa muganga w'amaso bakakurebera kuko ibipimo ugomba kwambara. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuzambara rinete za mugenzi wawe ngo zikumerere neza, ntibishoboka. Na fime zirinda imirasire y'izuba abantu bagura, byaba byiza baziguriye kwa muganga, cyangwa yayigura akayijyana kwa muganga bakareba ko nta yindi miti irimo, kuko buriya hari igihe ushobora kugura fime yari yarandikiwe undi muntu. Hari amafime y'abazungu cyangwa se abo mu bihugu byateye imbere bashobora kujya mu nganda bagakoresha ijyanye n'ibibazo yari afite, noneho yamara kubona ishaje cyangwa se atakishaka akayireka akagura indi. Rero ya indi yije akaba ariyo wambara, uba uri kwambara fime ivura uburwayi wowe udafite, ushobora kwicira amaso rwose. Niyo mpamvu bamwe bambara amarinete ugasanga barahora bataka umutwe, benshi baba barimo kwambara ibipimo bitari ibyabo. Hari abana bakiri batoya usanga umwana afite umwaka, afite imyaka 2 nyamara yambaye amadarubindi, biba byaragenze biti? Murakoze. Biriya byo kuba umuntu muto yakambara amadarubindi hari igihe biterwa n'uburwayi yavukanye. Hari igihe nk'umwana ashobora kuvuka ugasanga ntabasha kubona kure neza. Tubivumbura cyane dufashijwemo n'abarimu bo mu mashuri y'incuke. Buriya umwana ukiri muri maternelle cyangwa se nursery, iyo atabona neza ku kibaho blackboard, umwarimu bigisha iyo abakurikirana neza yagombye kubivumbura hakiri kare. Biriya yaje tukareba tugasanga akeneye amarinete turayamwandikira, akenshi kiriya kibazo umuntu aba yarakivukanye. Uburwayi bw'amaso mushobora kubuvura bugakira, cyane cyane turavuga kuri babandi mwandikira amadarubindi. Ashobora kwambara amadarubindi mu gihe runaka ku buryo agera ayo madarubindi akayashyira ku ruhande, amaso akaba yarakize burundu, cyangwa se buri gihe nitwibanire? Murakoze. Buri ibintu bijyanye n'uburwayi buvuruzwa amadarubindi, n'uburwayi harimo uburwayi butandukanye. Hari ubusaba ibipimo binini, akenshi usanga ubwo burwayi nk'umuntu aba yarabuvukanye. Iyo rero ari uburwayi umuntu yavukanye, ntabwo dushobora kumuvura n'amadarubindi ngo ubwo burwayi buzakire, oya, ahubwo ubwo baba ari twibanire. Hari ubundi bushobora gufata umuntu bitewe n'imyaka, ugasanga nk'umuntu arajya gusoma bitewe n'imyaka, afite inyuguti zikamubana ntoya akanazibura akigiza inyuma. Iyo yigize inyuma rero tukamuha rinete zo kugira ngo bya bintu atabona bigaruka bibone, icyo ntitwakivura ngo gikire dukoresheje amadarubindi. N'abandi bafite izo twita za myopi zifite ibipimo binini, cyangwa se baba bafite, hari n'umuntu babaga amaso, bamara kumubaga amaso bakavuga ati twapima tugasanga yego bamubaza ariko ntago ari kureba neza 100%, twati bisigaye reka tubyongereshe amadarubindi. Icyo nacyo ntabwo ushobora kumuha amadarubindi ngo bizakire. Ariko hari nk'abo duha amadarubindi yo kugabanya urumuri rwa computer, biriya byo ushaka kuyambara nyuma y'igihe runaka ukumva umeze nk'uworohewe ukaba wayashyira ku ruhande. Ariko muri rusange indwara z'amadarubindi zivuzwa amadarubindi nyinshi ntago amadarubindi azikiza burundu. Habaho kuba wenda umuntu yakoroherwa akaba yabitse umwaka 1-2, ariko cya kibazo kiba kigihari naho kiba cyagiye. Ni bande izi ndwara zikunze kwibasira? Murakoze. Izi ndwara z'amaso zirimo ibyiciro bitandukanye cyane. Buri cyiciro kigira abantu gikunda kwibasira. Nk'indwara y'urushaza ntabwo wayibona kenshi abana bato. Ni indwara ifata abantu barengeje imyaka 50 kuzamura hejuru. Iyo ndwara nahoze nkubwira yitwa glaucoma, ituma amazi yo mu jisho aba menshi. Ni gake wayibona n'abantu bakiri bato, nayo ikunda gufata abantu bageze mu myaka y'izabukuru. Iyo yo kudasoma, iyo twita presbyopia, nayo ntabwo wayibona n'abantu bari munsi y'imyaka 40, ifata abantu bageze mu myaka yo hejuru. Izi za diabete, izi ngaruka zo mu maso ziterwa na diabete na hypertension,
nk'uko mubizi izi ndwara ziri kuboneka cyane mu bantu bafite imyaka yigiye hejuru, nubwo n'abato zirimo ariko abenshi ni abageze ku myaka yo hejuru. Urumva iyo ugiye gukora iyo mibare n'ubundi za ndwara z'amaso ziterwa na diabete na hypertension uzisanga n'abantu b'imyaka yigiye hejuru, ariko hari n'izikunda gufata abantu bakiri bato. Nk'iza kenshi usanga tuvurisha amarinete abantu bari mu ishuri bari mu kigero cyo kwiga, urubyiruko usanga aribo bazifite. Abandi birirwa mu kazi kabo ka minsi yose bari kuri computer usanga nabo aribo baba bafite nk'izo ngizo. Allergie nahoze mvuga cyangwa iriterwa no kwivubagatanya k'umubiri, aho usanga amaso abantu bayashima bameze nk'ahagiyemo umucanga, harimo ibyo bita imirishyi n'ibindi, byo usanga abantu benshi babihuriyeho, baba abadamu baba abakobwa, usanga imibare ijya kungana. Gusa igitsina gore baba benshi mu mibare, ariko ntidukeka ko n'abagabo baba batarwaye. Ahubwo buriya hari ukuntu abantu b'igitsina gore bakunda kujya kwa muganga cyane, noneho imibare ikazamuka, ariko atari uko n'abagabo batarwaye, ahubwo bakunda kujya kwa muganga barembye. Ni ibintu tujya twobuseriva, ugasanga yararwaye aguma mu rugo ariko ararwaye. Igihe umudamu ahubwo yumvishe bikomye gato agahita aza kwa muganga. Naho ubundi indwara ziri muri rusange urebye ku bantu bose bagiye bafite iziganjemo. Murakoze. Murabizi rero ko abahanga, abaganga ndetse n'abantu muri rusange bavuga ko kwirinda biruta kwivuza. Ahangaha abadukurikiye kuri ubu bugingo bashobora kwibaza bati se amaso hari uburyo yakwirindwa cyangwa se ntibishoboka iyo yaje nyine urangira? Murakoze. Urebye isuku yo mu maso ni ugukaraba mu maso amazi meza, amazi atarimo umwanda. Burya birahagije, kandi buriya mu gukaraba mu maso ni byiza gukaraba amazi ahagije, ntitubu tuzi duke ngo kushure wigendere, burya umwanda ntabwo bushizemo. Ikindi umuntu yakora yirinda ni ukurya indyo yuzuye kugira ngo za vitamine A umubiri ujye ubura uzibone. Ndumva ngo iyo twirinda dukoresheje muri ubwo buryo bwose tuba turimo turirinda indwara z'amaso. Ikindi kwirinda kugura imiti muri farumasi y'amaso muganga atakwandikiye, ukirinda kwambara amarinete muganga atanditse. Wakumva akabazo gato k'amaso kaje ukajya kwa muganga hakiri kare, ntutegereze gushyiramo imiti y'ikinyarwanda. Hari akantu nibagiye kuvuga, buri iriya miti y'ikinyarwanda baca hasi bagashyira mu maso byangiza amaso cyane. Abantu bajya babikora ariko buriya birabujijwe. Nta kubabara ijisho ngo ni agakoko kajemo, bagafata uduti mu gihuru hariya bagahonda bakaguha ugashyiramo. Nuko nta kesi nabereka ahangaha zituhura nazo bagiye bahuma bitewe no gushyira imiti y'ikinyarwanda mu maso. Ubu mu Rwanda ibigo nderabuzima, amavuriro yose ya leta bafite abaganga b'amaso bashobora kuba bafasha abantu. Mituweli irakora, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu arembere mu rugo amaso amurembye kugira ahuma. Rwose indwara y'amaso yaje ntabwo aba ari twibanire zose, ntabwo ari twibanire. Hari izo rwose ushobora kwirinda, ushobora kwivuza zigakira. Kamushimye cyane muganga Dukunde Selemani. Murakoze namwe. Murakoze. Abwirwa benshi rero akumva beneyo. Ni byinshi muganga Selemani amaze kutubwira ku bijyanye n'amaso, uburyo avurwa ndetse n'uburyo yakwirindwa. Bivuze ngo nyamuneka muri uyu munsi turinde uru rugingo ko tumaze kubona ko ari rumwe mu ngingo cyangwa se mu bice bigize umubiri wacu. Dushimire ivuriro UR Polyclinique cyangwa se ivuriro rya Kaminuza y'u Rwanda ryahoze ari KHI baduhaye umwanya wo kutuganiriza ku bijyanye n'uburyo twakwita ku maso. Dushimire namwe abo dukunda kubana cyane ku rubuga iyungure. Reka twifurize gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.